nyuma gato y'umushinga Karundura atwaye amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika atagira ingano kugira ngo ku butaka bw'u Rwanda mu mujyi wa Kigali ahazwi nk'Iremera habashe guterekwa igikorwa remezo Karundura cyasanze ibindi bikorwa remezo muri uyu mujyi wa Kigali kugira ngo bibashe guhindura iyi sura y'umujyi wa Kigali, kandi byose bikaba byaratwaye amafaranga menshi y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari n'inyungu zikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abaturarwanda bose muri rusange. Ibisa neza naho abatuye isi yose babasha gukura ibyishimo mu mupira w'amaguru. Stade Amahoro yaje ihindura isura y'umujyi wa Kigali ku buryo umuntu wese ubashije kugera muri Kigali abona neza ko Kigali yabashije guhinduka ugereranyije na Kigali ya kera mu myaka yahashize. Uretse n'iyi Stade Amahoro yatwaye amafaranga menshi, akaba ari n'ibindi bikorwa bigenda byubakwa mu gihugu hirya no hino bikomeza kugenda bitwara amafaranga menshi kandi atagira ingano, ariko ugasanga ibyo bikorwa remezo bikomeza kugenda bigira abaturarwanda akamaro ndetse n'abatuye hirya no hino ku isi mu kubikenera mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ndabaha urugero nk'ikibuga cy'indege kigiye kuzura mu karere ka Bugesera. Iki kibuga cy'indege akaba ari nawo mushinga Karundura uzaba utwaye amafaranga menshi mu gihugu cy'u Rwanda ugereranyije n'ibindi bikorwa byose byakomeje kugenda byubakwa muri iki gihugu. Kabone n'ubwo warara ugenda bugacya utembera mu mujyi wa Kigali uzenguruka amazu yose ndetse n'ibindi bikorwa remezo bihari, nta kindi gikorwa remezo kizaba cyaratwaye amafaranga menshi ugereranyije n'iki kibuga cy'indege kigiye kuzura mu karere ka Bugesera. Yewe nubwo twafata urugero nk'inzu ihenze mu gihugu cy'u Rwanda, twese tuzi ko yatwaye amafaranga menshi cyane kandi ikaba yarubatswe na kompanyi ikomeye cyane Convention Center. Iki kibuga cy'indege cya Bugesera nibura kikazaba kikubye inshuro 5 mu mafaranga y'inzu ya Convention Center, inzu dufata nk'aho ihenze cyane kurenza izindi ku butaka bw'u Rwanda. Ufite amatsiko yo kumenya byinshi by'ibanze bizaba bigize iki kibuga cya Bugesera ndetse n'amafaranga atagira ingano kizaba cyatwaye igihe ibice bibiri bigize iki kibuga bizaba byaramaze kuzura mu mwaka wa 2032, dore ko igice cya mbere kigize iki kibuga cy'indege cya Bugesera cyamaze kuzura muri mwaka wa 2026, aho buri kimwe cyose muri iki kibuga cy'indege kiri mu karere ka Bugesera cyamaze kuzura neza 100%. Nk'umuhanda ubasha kunyuramo indege kuri ubu wamaze kuzura neza 100% ku buryo hanagwaho indege. Amaze akikije iki kibuga cy'indege abagenzi babasha kuboneramo serivisi yari yo yose nayo yamaze kuzura 100%, ndetse n'ibindi byose tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Ndabizi iki kiganiro kiraza kurangira washize amatsiko yose. Niba rufite amatsiko yo kumenya igihe iki kibuga cy'indege kizuzura ndetse n'amafaranga kizaba gitwaye yewe n'uburyo kizajya gikoreshwamo n'abazajya bagikoresha, amatsiko yose agiye kurangirira ahangaha. Ikaze rero mu isi bikomeza kugenda bihindura isura y'u Rwanda rugakomeza kurushaho kwibera nka paradizo. Reka twerekeze amaso yacu yose mu karere ka Bugesera, aho nyuma y'imyaka 5 yonyine gusa aka karere ka Bugesera azaba ari akarere gafite umujyi udasanzwe, yewe wanagereranywa n'umujyi wa Kigali bitewe n'igikorwa remezo Karundura kizaba kimaze kubakwa muri aka karere ka Bugesera. Kandi nyuma y'iki gikorwa remezo kikazaba gikikijwe n'ibindi bikorwa remezo byinshi aribyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro cyacu. Niba rero ari ubwa mbere ugeze hano kuri Bivugwe TV, ibuka gukanda subscribe ukore no kunzogera kugira ngo utahe ibiganiro byose bitambuka hanga ndetse n'ibindi byose biryoheye amatwi ujye ubyumva mu bambere kandi urabudufashije cyane. Ubundi mu Rwanda twese ikibuga cy'indege twari tuzi nk'ikibuga cy'indege cyakira abantu benshi ku mwaka ni ikibuga cy'indege cya Kigali International Airport. Akaba ari nacyo kibuga cy'indege cyari gihenze mu Rwanda kandi cyakira abagenzi banyuranye bagenda baturuka hirya no hino mu isi, aho buri mwaka cyakiraga nibura abagenzi bagera kuri 1 miliyoni. Ariko mu Bugesera akaba aragiye kuzura ikindi kibuga cy'indege noneho kigiye kuza gihindura byinshi mu Rwanda ndetse na serivisi nziza kandi zinogeye buri muntu wese, yaba umunyarwanda cyangwa umunyamahanga uzajya ubasha kunyura kuri iki kibuga cy'indege cya Bugesera. Baze nawe ko iki kibuga cy'indege cya Bugesera igice cya mbere kigiye kuzura gitwaye arenga miliyari 800 z'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe igice cya kabiri cy'iki kibuga cyo kitaruzura ahubwo bateganya ko kizuza mu mwaka wa 2032, aho iki gice cya mbere cy'iki kibuga cy'indege nikimara kuzura nibuze ku mwaka kizajya cyakira abagera kuri 8 miliyoni banyuze kuri iki kibuga cy'indege cya Bugesera. Ikibuga cy'indege igice cya kabiri cy'iki kibuga cy'indege cya Bugesera mu mwaka wa 2032 nikimara kuzura kizaba gitwaye agera kuri biliyoni 2.5 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo ni ukuvuga arenga triliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda arenga. Iki kibuga cy'indege cya Bugesera nikimara kuzura neza 100% kizajya kinyura abagenzi bagera kuri miliyoni 14 ku mwaka nibura, mu gihe ikibuga cy'indege cya Kigali International Airport ku mwaka cyanyuraga abagenzi bagera kuri miliyoni 1 yonyine. Uhita wumva neza itandukaniro riri hagati y'ikibuga cy'indege cya Bugesera ndetse n'ikibuga cy'indege cya Kigali Kanombe. Ibikorwa remezo byinshi bihambaye byose tubisanga mu mujyi wa Kigali: amavuriro, amashuri, ubucuruzi buhambaye, inyubako nyinshi nziza zigezweho kandi zijyanye n'igihe ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye byose twabisangaga mu mujyi wa Kigali. Iki kibuga cy'indege cya Bugesera nikimara kuzura naho hazaba hari ibikorwa remezo bikikije iki kibuga cy'indege nka serivisi abagenzi bazaba baturutse imahanga bazajya basanga mu Rwanda, cyane cyane hano mu karere ka Bugesera.
batagombye kujya mu mujyi wa Kigali. Serivisi zindi zose zikenerwa ku mugenzi wese umaze kugera ku kibuga cy'indege zose bazaba baramaze kuzegereza neza iki kibuga cy'indege cya Bugesera. Amahoteli meza agezweho, mbese ni ukuvuga ko iki kibuga cy'indege cya Bugesera nikimara kuzura aka karere ka Bugesera kazaba kameze nka paradizo bitewe n'ibikorwa remezo byinshi bizaba bihari bikikije iki kibuga cy'indege. Imihanda myinshi ihuza Kigali n'akarere ka Bugesera izaba yaramaze kubakwa, dore ko yewe Bugesera International Airport azaba ari ikibuga cy'indege gihuza u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu. Iki kibuga kikazuzura cyubatswe ku bufatanye na Qatar Airways, imwe muri kompanyi ikomeye cyane mu bijyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere, Qatar Airways. Aho iyi kompanyi ya Qatar Airways izaba ifite imigabane igera kuri 60% muri iki kibuga cy'indege cya Bugesera. Akarere ka Bugesera kagiye guhinduka mu ishusho nziza cyane ku buryo umuntu wese udaheruka kugira mu karere ka Bugesera mu myaka mike cyane iri imbere azajya areba Bugesera akagereranya neza na Kigali, bitewe n'uko aka karere kagiye guhinduka bitewe n'ibikorwa remezo byinshi bikomeza kugenda byubakwa muri aka karere, nk'amashuri meza, ibitaro, amahoteli, imihanda myiza igezweho, ingomero z'amashanyarazi, inyubako nziza zibereye ijisho, yewe n'ibindi byinshi bitandukanye. By'umwihariko ndabashimiye cyane mwese mwafashe umwanya mukemera kubana nanjye ndetse no kuntega amatwi, muraba agaciro gakomeye cyane. Ndagushishikariza gukanda subscribe ugakora no kunzogera kugira ngo ibindi biganiro byose uzajye ubyumva mu bambere. Ngaho rero nimusigarane amahoro y'Imana.